Hallelujah. iyo ugendana n'umuntu usizwe, Whenever you stay close to the person who's anointed ugatindana nawe, and you take long with him, haleluya, hallelujah, hari igihe kiza kugera ugasigwa kumurusha. Reba umuntu mwegeranye mubwira ngo ayikosa ryakorewe ni naho rikosorerwa. Umuntu ukuri imbere ntabwo ashobora kukuvuga kuko nagakebuka, ahubwo avuga abamuri imbere. Nubona umuntu wirirwa gusebya, buriya rero tumenya ngo byanga bikunda uriya muntu waramusize, nujya kumusubiza burya barimo akubwira ngo urasize rangara, agatera utuntu uti warangaye ukandeba ko wasize nkareba ko warangara kugira ngo utagera aho ujya. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo nta gahunda afite yo kurangara ndakomeje. Wari wabona hari umuntu ufite imishinga myinshi ugira umwanya wo kuvuga abantu imishinga yananiye, ari busy, ari mu bikorwa, arimo aravuga ati mana amasaha arafashe ndashyushye mu bwonko. Urumva afite umwanya wo kujya kuvuga ku byawe, wowe impamvu bivuga nuko ntacyo ukora. Igihe cyose whenever nubona n'umuntu arimo agusebya, you see a person is despising you, umenya ko wamusize. know that you are far from them. Ushobora kuba umwibeshaho, It is possible that maybe you confuse yourself about them. ashobora kukurusha amazu akakurusha amamodoka. Niba kigufatira umwanya kandi we ntacyo ugira, jya umenya ngo inyenyeri yawe yaratse kurusha iye. Mumbarize ngo burya nta kindi bakuziza, urazira inyenyeri. Tell your neighbor that you blamed for nothing else except your star. Urazira inyenyeri. You're blamed of your star. Wowe ikigaragara, What's obvious on you? uragaragara nk'umuntu uciriritse, It's obvious like a cheap person. ariko inyenyeri yawe irimo iramurikira isi. But your star is enlightening to the world. Niyo mpamvu abantu bagize ubwoba, wabateye ubwoba, mumbwira ngo wabahungabanyije, barimo barakureba bakagira ubwoba. Abantu barara bicaye kandi babona bakuruta. Inyenyeri yawe yatse kurusha izabo. Barabona ibikwicariye ariko ntago bazi ibikwicayemo. They're looking at what's seated on you, not what's seated in you. Kandi ibikwicayemo And what's seated in you ni byinshi kurenza ibikwicariye. is greater than what's seated on you. Ikibazo ni wowe. Is it the problem? Ikibazo ni iki? Nyenyeri. Bintu abantu bakuvuga n'ibyo ukorerwa, niba nta ruhare rwawe rurimo icecekere. Say what people talk about you or what they do for you if you didn't do wrong for them. Iyo ari ibintu wanditse, Yes. uzi icyo ushaka, Yes. hari ibyo wemera gutakaza kugira ngo ugire ibintu usingira. Nubona abantu barimo babyina itsinzi, ntabwo iyi tsinzi baryamye ngo yizane, bayirwaniye, bayiruhiye, bayigezeho, hari ibiguzi bayitangiye. Itsinzi yose iva mu ntambara. Ugomba kugira ibintu bimwe na bimwe wiyambura kugira ngo ugire ibintu usingira. Ntabwo Imana ikeneye abantu benshi, ni wowe wenyine n'Imana mukagirana ikiganiro, mugapanga uburyo bino bintu igiye kubishyira mu bikorwa. Imana iravuze ngo va mu gihiriri, genda wenyine, gira ibintu utegura, andika ibyawe wenyine, andika ibikuvuye mu bitekerezo. Kura ibitekerezo byawe mu kavuyo, ugira ibintu wandika, utangira ubisengere, uvuga ngo nuko ushaka kuba. Ndashaka kuba iki mu myaka iyi n'iyi, ndashaka kuba uyu, abana banjye bazababa abuzukuru. Tandukanye n'abantu, wiyererane n'Imana, wandika icyo ushaka kuba cyo. Separate yourself from people, connect to God, and write down who you want to be. Viziyo y'agakiza ni ya Yesu Kristo. The vision of salvation is for Jesus Christ. Uriya musaraba yawugiyeho wenyine, nta wigeze afatikanya nawe, nta wigeze aterwa icumu, niwe wenyine. Niyo mpamvu abadayimoni birukanga mu izina rya viziyoneri.